Abagabo benshi cyangwa se abasore muri rusange usanga dukunze kugira defu cyangwa se wenda usanga dukunze kugira umuco utari mwiza wo kutagira abantu dutoranya haba muri relationship cyangwa se wenda mu buryo bwo guhuza imibiri. Niba uzi neza ko uri umusore ukaba uri kumva kino kiganiro cyangwa se wenda ukaba ukunda ibiganiro byacu, nabategura ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kurebera hamwe abakobwa bagera kuri 3 utagomba kuryamana nabo niyo waba wihaze bingana. Si ibyo gusa kandi muri iki kiganiro turaza kuba twarebera hamwe nanone abakobwa bagera kuri 3 utemerewe kubana nabo nyine ngo ube watekereza kuba wamugira umugore wawe. Mbere ko dutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina rero kambanze nkubwire akantu gato cyane utaruzi nibo uzi neza ko wenda uri umugabo cyangwa se wenda ukaba uri umusore uri kumva kino kiganiro. Buriya iyo ukennye uri mu buzima bubi nta muntu n'umwe ukwitaho, ariko utangiye gutera imbere baraza. Bisobanuye iki rero? Niba umuntu akakanya atakwitayeho ugiye uri mu buzima bubi, nugera no mu buzima bwiza uzibuke byabe wigeze gucamo ko yarahara ariko akaba atarakwitayeho. Sinzi niba kino kintu uri uracyumva neza, ariko igitsina gabo cyangwa se abasore muri rusange dukunze kugira uburangare cyangwa nabyita defo, nabyita wenda nabyita guhaga cyangwa kugira umurengwe. Akenshi usanga umusore ari mu buzima bubi, ari kwihiringa, ari gushaka amafaranga, arakora ibiyedi, yewe agakora akazi kabi mu buryo bwose bushoboka. Ugasanga nta mukobwa n'umwe umwitayeho, ariko ejo yatangira gutera imbere ugasanga nimero yiwe ugasanga abaye urujya n'uruza. Aho ngo rero iyo ubuze ubwenge uri umusore, aho kugira ngo utere imbere uhita usubira hasi. Ntuzakora ikosa na gatoya ryo gushaka kujya mu rukundo cyangwa se ryo gushaka kwishimana n'abakobwa kubera ko watangiye kugira ikintu ugeraho, nyamara igihe wari ukiri hasi icyo gitekerezo utarakigiraga. Nyamuneka ntuzakore iryo kosa niba uri umusore ryo kurengwa bingana. Ngaho nawe wenda akakanya tekereza neza, ese ni ukubera iki abakobwa bo iyo bagiye guhitamo abantu bagomba gukundana nabo cyangwa se wenda abantu bagomba kubana, kubera iki batoranya? Kubera iki umukobwa yicara akavuga ngo ngiye ngomba kubona umugabo umeze gutya, nyine ngomba kubona nyine umugabo wujuje zino kriteriya. Soro nawe niba uzi neza ko uri umusore, nujya no gufata decision ukavuga ngo ngiye guhitamo umuntu nzagira umugore, uzashake wa muntu uzaza akagusunika mu iterambere aho kugira ngo agusubize inyuma. Hari igihe ushaka umugore wibwira nyine yuko wenda ari bwo ugiye kwishima, ari ugasanga ugiye kuzana umuntu uzagusubiza inyuma, uzagutera agahinda paka upfuye. Ikindi kintu ugomba kumenya, nutekereza gushaka umugore ufite uburanga uteye neza, uzaba ugiye kwisubiza inyuma 99%. Ati kubera iki? Buriya ubwo bwiza uri kubona n'ubwawe. Iyo umukobwa mukundana nyine akakwemerera yuko mukundana uzamugira umugore, ubwo bwiza aba afite buba ari ubwawe. Bisobanuye iki rero? Ejo numushaka ubwo bwiza ni wowe uzaba ufite mu nshingano, ni uzaba ugiye gutangira kugira ibiki kububungabunga. Niba nta bushobozi rero ubu ufitiye ubwo bwiza, akenshi uzita ku bwiza bwe, iterambere uryibagirwe, usanga nyine utangiye kugenda usubira inyuma gahoro gahoro, birangiye ugiye mu bukene utari warigeze utekerezaho na rimwe. Aho kugira ngo rero ubane n'uwo muntu, byarutwa ukabana n'umuntu utari mwiza ariko uzagufasha mukagera ku cyo ushaka kugeraho. Okay, noneho rero twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina naguteguriye uyu munsi. Ngiye kukubwira abakobwa 3 utemere kuba waryamana nabo, nyine ni abagore 3 utemere gukora ikosa no kubikinisha niyo baba bagukunda bingana gute. Cyo kore niwumva wihaze ukumva ubuzima bwawe nyine nta kintu bukivuze kuri wowe, uzabikore. Umugore wa mbere cyangwa se umukobwa wa mbere, ntuzakora ikosa na gato ryo kuryamana n'umuntu uzi neza ko afite umugabo. Umuntu uzi neza ko afite iki umugabo, ashobora kuba ari umukobwa baramushyingiye cyangwa se baramusabye. Icyo kintu ntuzagikore. Icya kabiri, ntuzakora ikosa na gato ryo kuryamana nyine n'umudamu uzi neza ko afite umutware. Nyamuneka ndabizi abasore benshi nyine bakunze kubikora, ugasanga sometimes ngo uwo mugore yaramukunze akamubeshya ko yamukunze. Na rimwe umuntu azagukunda afite umuryango. Iki kintu cyumve neza, na rimwe bibaho ko umugabo ufite umugore azakunda umukobwa, azamugirira irari ariko ntabwo azamukunda. Niba mukunze rero namutware bigaragare. Buriya umuntu mukunze uramutwara nyine ugatu wawe. None kubera icyo ashaka ko baryamana gusa cyangwa se kubera iki ashaka ko uwo mugore muryamana gusa ariko akaba atakemera gusiga umugabo we cyangwa se ngo umugabo asiga umugore we noneho aze mu bandi, icyo kintu ugitekereza neza. Bisobanuye iki rero? Niba uri umusore ukaba wihesha agaciro, ukaba ukeneye kubaho neza, ukaba ukeneye kugumana icyubahiro cyawe, ntuzakore ikosa ryo kuryamana n'umuntu uzi neza yuko afite urugo cyangwa se wenda afite umuryango. Akenshi ikintu uzahakura, ingaruka zizakubaho ni umuvumo, ndetse kandi uzapfa nyine muri makeya uzahakura iki se? Ni umuvumo.
umuvumo wonyine niwo uzahakura nta kindi. Ikindi cya kabiri ni inyatsi gusa, uzahakura inyatsi rwose. Nuryamana n'umuntu uzi neza ko afite umugore cyangwa se ukaryama n'umuntu uzi neza ko afite umugabo, uzamenye neza ko ikintu ugiye gukuramo ni inyatsi, uzarinda upfa udateye imbere. Nunatera imbere ariko muri wowe ni amahoro uzagira. Iki kintu cyo uzagishyire mu bwonko bwawe, ntuzakibagirwe niba wari uri kumva kino kiganiro. Umukobwa wa kabiri cyangwa se wenda umugore wa kabiri udakwiye gukirisha na gato kuryamana nawe, niyo yaba gukunda bingana bite, niyo yaba kwishimiye bingana bite, ntuzakore ubwo burangare cyangwa se ubwo bujiji. Umuntu uzi neza yuko cyangwa se umukobwa uzi neza yuko yahisemo kwicuruza, yahisemo nyine umwuga w'uburaya ari wo umutunze, nyamuneka buriya bijya bibaho yuko nyine wenda inda ishobora kugukunda ikifuza yuko mwaryamana nyamara utabitekerezaga. Ntuzakore iryo kosa niba ukeneye yuko ubuzima bwawe ejo n'ejo bundi buzagenda neza, cyangwa se wenda niba ukeneye kuzasazira mu mahoro. Buriya njye nkunda kubwira abasore ngo ntuzaharanire kugira ibyishimo by'akanya gato ariko bishobora kuzarangirira mu marira. Iki kintu cyumve neza, ntuzigere ukora ikosa ryo gushaka kwishima by'agahe gato nyamara ibyo byishimo ukeneye bitazahoraho. Niba rero uri umusore ukaryamana n'indaya, nta kindi kintu uzunguka usibye inyatsi. Ikindi cya kabiri gishobora kukubaho nyine wenda igihe nyine waryamanye na bano bantu ndi kukubwira, nyamuneka buriya ntuzakore ikosa ryo gukora ikintu uzahora wicuza ubuzima bwawe bwose. Nawe tekereza neza, ese urumva waryamana n'umuntu ufite umugabo nyine kwicuza bikabura, nyine uhorana agahinda muri wowe, ugahora wigaya ukumva yuko ntacyo umaze, icyizere cyawe kirarangira ukumva nyine yuko nyine uba wumva utakimeze nk'abandi bantu. Iyo uryamanye n'indaya nabyo nuko nkuko bimera, uhora wicuza ubuzima bwawe bwose, nta mutekano nta mahoro ushobora kugira na gatoya yo mu mutima. Ikindi kintu buriya abagabo cyangwa se abasore tutaya tumenya, buriya iyo uryamanye n'umuntu hari ikintu bita amabondizi agusigira. Kwa kundi wenda nk'urugero ushobora kuba ufite umukobwa mukundana mukaryamana, kubera iki se uwo mukobwa iyo agiye udashobora kumwibagirwa na gatoya? Buriya muba mufitanye konegisiyo cyangwa se muba mufite amabondizi mwagiye muhererekanya, ku buryo nyine buri muntu wese aba afite nyine imitima yanyu ibare yarabaye konegite. Ngaho baza nayo kugira umutima uri konegite n'umuntu wahisemo umwuga w'uburaya. Tekereza noneho buriya iyo umuntu muryamanye hari ibintu byinshi agusigira, byinshi cyane nyine mu buryo bw'umwuka, mu buryo butagaragara usigarana. Nga ibaze inda y'abantu iba yararyamanye nabo, imyuka ibifite. Tekereza neza, bisobanuye ikintu, ntuzakore ikosa na gatoya ryo gushaka kugira ibiki, kuryamana n'umuntu uzi neza yuko ejo bishobora kuzakugeraho effect, ugahora wicuza nyine ubuzima bwawe, nyine ugahora wumva yuko nta kintu bukimaze. Yego niba wafashe iyo decision yo kuvuga ngo nemeye kugura indaya, genda uyigure pe, ariko wabipanze atari ibintu bikugwiririye. Buriya wabipanze akenshi na nubwo wicuza, ariko igihe bikugwiririye utayiguze ugasanga nyine uguye muri situation imeze gutyo, akenshi ubuzima bwawe nyine uhora wicuza muri makeya cyangwa se umukobwa wa gatatu rero utemere kuryamana nawe niba uzi neza ko uri umusore cyangwa se wenda uri umugabo. Ndabizi neza ko abantu benshi ntabwo bajya bakunda kukitaho. Niba uri umusore ntuzakore ikosa ryo kuryamana n'umukobwa ukora iwanyu, umukozi w'iwanyu nyine, ntuzakore iryo kosa. Niba rero nanone uri umusore ntuzakore ikosa na gatoya ryo kuryamana n'umukobwa w'ahantu ukora, wenda urugero ukora mu rugo nk'ahantu runaka, ntuzakore iryo kosa na gatoya. Niba uri umugabo rero cyangwa se wenda niba uri umutware cyangwa se uri umudamu, nawe ushaka kuba uri kumva kino kiganiro wenda ushaka kuzagira nk'inama nk'abana bawe, ntuzakore ikosa na gatoya ryo kuryamana n'umuntu wita umukozi wawe. Ahangaha buriya iyo nyine wenda bimeze gutyo, wenda nk'urugero mu rugo wenda tubaye dufite umukozi w'umukobwa, abanyubaha ndetse kandi ababona nyine abanyubaha cyane birenze uko mbitekereza. Niba rero nanjye mfite wenda nk'umukobwa nkoresha, abamereza agaciro kurenza uko nabitekerezaga. Iyo rero nangiye gutekereza yuko nyine wenda yatangiye gutekereza ko mugirira satima nyine mwifuza, akenshi ka gaciro yajyaga mbonana kagenda karangira, ngatangira guta agaciro imbere ye. Ikindi cya kabiri, ntabwo uba ukiri umuyobozi ku buzima bwe. Aho ngo iyo umuntu mwatangiye kuryamana, akenshi ubundi ntabwo uba ukimuyobora nyine muri makeya, ahubwo iyo urebye nawe ushiduka yakubereye telekomande, atangiye kujya gukontorora. So rero nyine rwose niba uzi neza uko ukeneye kugumana icyubahiro
icyubahiro cyawe, ukaba ukeneye kugumana amahoro yo mu mutima, ukumva yuko nyine utekanye muri wowe, ntuzakore ikosa na gato ryo kuryamana na bano bakobwa maze kukubwira. Tugeze ku gice cya kabiri aho tugiye kurebera hamwe abakobwa udakwiye gukinisha kuba wabana nabo. Nunabana nabo uzabyitwaremo neza, kubera ko amahirwe menshi uba ushobora kuzifuza. Umukobwa wa mbere rero ukwiye kwitondera cyane kuba wabana nawe, niba uzi neza ko uri umusore, ukaba uzi neza yuko nyine ukeneye kuzagera ku iterambere. Nyamuneka ndabizi neza abasore benshi cyangwa se igitsina gabo ntabwo bakunze kubyitaho. Niba uzi neza ko ufite umukobwa mukundana akaba afite uburanga butangaje, ubwiza, wa mukobwa abantu bose nyine bashidukira bavuga ati wow, uyu mukobwa ni mwiza, wa mukobwa wifuzwa n'abatari bake, wa mukobwa ufite imiterere nawe ubona yuko ukavuga ati uyu mukobwa sinzi ikintu yankundiye. Nyamuneka uyu mukobwa niba umufite uzagende gake cyane, uzagende gake cyane, kubera yuko nabivuze tugitangira ngo ubwo bwiza bwose umubonana, iyo yakwemereye ko mukundana buba ari ubwawe, niwo buba ufite mu nshingano, niwo buba ugiye kubwitaho. Buriya kugira ngo ubone umukobwa ari mwiza agaragara neza, aba afite impamvu zituma agaragara neza. Izo mpamvu rero ugomba kubanza ukareba ukavuga ati se uyu mukobwa niba afite ubwiza bungana gutya, nyine nkaba nifuza kubana nawe, ese mfite ubushobozi bwo byibura bwo kuzatuma ubu bwiza bugumana, kugira ngo nyine nkomeze kumwishimira. Rero niba ubona yuko ubwo bushobozi ntabwo ufite, nyamuneka umukobwa mwiza nimujya kubana muzabanze mugira n'amasezerano nibiba ngombwa, ariko none ayo masezerano nta kintu yamara, kubera yuko ubwo bwiza niwo bugiye kwikorera imisaraba ku mitwe. Umukobwa azagenda yicarire hariya, nyine yicare, nyine ajya muri salo, iyo misatsi nyine umusigisha inzara, umukorera imisatsi, nyamara uzi neza yuko mushobora no kuburara. Sinzi niba kino kintu rero cyumva neza. Umukobwa mwiza rero, umukobwa uteye neza, umukobwa ugaragara neza, yego ni mwiza pe, ariko uzagende gake cyane igihe cyose ugiye kugira ibiki, ugiye kuba wamuhitamo nyine ngo umugire umugore, kubera yuko ushobora gushiduka nyine na twa tundi duke wari ufite twarangiye, utangiye kujya nyine ujya mu kiyede, ugasanga wa muntu wafatwaga nk'uw'agaciro muri karitsiye atangiye noneho gutakarizwa agaciro. Mbere yo kumva kuri ino ngingo rero, ikintu ugomba kwitondera cyane, simvuze yuko abakobwa beza batakubaka ingo ngo zikomere, rwose birashoboka cyane yuko hari abakobwa beza banakubaka ingo rwose zigakomera kurenza wenda n'umukobwa utari mwiza cyane. Ariko nanone ikintu ugomba kumenya, igihe cyose ufite umukobwa mwiza ugomba kubanza ukita ku mitekerereze ye ndetse n'imyumvire ye, ukabanza ukareba kandi koko niba ibyo avuga bishyira mu bikorwa, kubera ko abakobwa beza akenshi haro nyine n'igihe ushobora gusanga nyine wenda ubwiza bwiwe afite ahandi hantu abukuru utabizi, wenda afite nk'undi muntu umuha amafaranga, ejo rero mwabana ugasanga wowe udafite ubwo bushobozi, ugasanga atangiye kugusuzugura, cyangwa se nyine wenda atangiye kugutesha agaciro. Nyamuneka rero ugomba kwitonda cyane igihe cyose ufite umukobwa mwiza. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntugakangwe na ndisize yenda yaba ari amasabano. Soro ujya ugenda gake cyane igihe cyose ufite umukobwa mwiza. Hariho igihe nyine wenda yaba ni komplika, ugasanga avuka mu muryango ukennye afite ubwo bwiza, ariko ugasanga wenda nyine nta nibirenze. Kabiri ukwiye kugendera kure cyane igihe cyose ugiye gutoranya, cyangwa se wenda igihe cyose ugiye guhitamo umuntu uzagira umugore, umuntu muzamarana igihe kirekire. Niba uri kuvunika uyu munsi ukaba uri kurara amajoro kugira ngo uzubake urugo rwiza, ntuzakore kano gakosa ngiye kukubwira. Umukobwa utagira umusore atoranya, umukobwa utagira umusore atoranya. Hari abakobwa hano hanze batangiye gufata akantu ko gusambana nk'ibintu bisanzwe, gusambana nyine ugasanga bifashe nk'ibintu bisanzwe, ugasanga karitsiye yose umusore wese bamenyanye agenda amuhereza nta kintu bimubwiye. Uyu mukobwa nimuramuka mubanye ntabwo muzashobokana, ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri. Uyu mukobwa numumenya ukamushaka ubizi neza yuko uyu mukobwa ari uko nguko ateye, ni ukuri kw'Imana nimuzashobokana. Ntabwo mushobora kubaka urugo ngo rurambe, kereka ariko hakundi nyine Imana iba yaratoranyije umuntu kugira ngo umuntu ahinduke nyine wenda yaratangiye kwitwara muri ubwo buryo, rwose ni ukuboko kw'Imana, naho ubundi biba bigoye cyane. So rero igihe cyose watangiye kubona defo ku mukobwa nk'iyo ngiyo, uzagende gake cyane niba ukeneye kuzabaho wishimye nyine ukazasaza mu mahoro wumva yuko ubuzima bwawe butekanye. Umukobwa wa nyuma rero ukwiye kwitondera cyane, ndetse kandi rwose byaba na ngombwa ugakuramo akawe karenge ukirukanka nyine muri makeya. Sinzi iyo nguyu uko nabivuga. Umukobwa wese uzi neza yuko yiyambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga, umukobwa wambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo yemeze cyangwa se kugira ngo ashimishe abafanizi biwe, iki kintu cyumve neza. Rero niba uzi nanone yuko ufite umukobwa uyu ugira gutyo ukabona akwereje nk'udufoto twiwiwe yambaye ubusa buri nyine ugasanga ari kugenda kohereza amafoto, uzamenye neza yuko si wowe wenyine abyoherereza.
buriya iyo ukunda n'umukobwa ntuzigere wicara wumva ngo mukunda njyenyine, oya. Kandi abakobwa ukuntu bateye defo zabo, ibyo agukorera ababikorera n'abandi. 95% iyo umukobwa nyine afite abasore benshi, mwese abo bafata kimwe, uzana byitegereze neza uzabibona. Bisobanuye ikintu, niba uzi neza uko ufite umukobwa wambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga kuri social media, ukabona nta kintu bimubwiye, ukabona rwose kuba yabigaragaza ibyiwe rwose nta kintu bimubwiye, ukabona imiterere ye rwose biba biri hanze, nyine uzatangira ugende gake. Niba ukeneye umukobwa nyine muzubakana urugo, nyine akagufasha gutera imbere aho kugira ngo usubire inyuma. Kugira ngo utere imbere cyangwa se kugira ngo ugere ku cyo ushaka, akenshi nawe uzabigiramwo uruhare. Njya nkunda kuvuga ngo abakobwa benshi baturusha ubwenge. Umukobwa aragenda akicara akavuga ati njyewe ngomba kubona umugabo ufite amafaranga, ikindi cya kabiri ngomba kubona umugabo ufite inzu, ikindi cya gatatu ngomba kubona. Ibyo bintu ugasanga biri mu bwonko bwabo. Ariko twebwe abagabo ukagira ngo tubanye mu mutwe, ugasanga basi no wanatekereza ngo niba ngiye guhitamo umukobwa tuzabana, basi abe yarize n'amashuri angana gutya. Hari ukuntu ugenda ugashaka umugore, ugasanga niyo na business nimwe wamushyiramo ngo yunguke, ugasanga nta kintu na kimwe ashoboye gukora nyine mu buzima bwe, usibye kurya, gukoresha imisatsi, nyine ibintu byose bishimisha umuntu, nyine ugasanga ibyo yishoboreye bisohora amafaranga, ugasanga nta kintu na kimwe gishobora kwinjiza amafaranga azi gukora, usibye ibiyasohora gusa, ugasanga nibyo ashoboye. Sora niba uri umusore nyamunika ukaba ukunda ibiganiro byanjye, uze gucasi muri comment umbwira uti Iva, iki kiganiro wamaye cyamfashije ikindi cya kabiri, nta kirebye kigera ku musozo. Umukobwa wa nyuma rero ukwiye kwitondera cyane, niba uri umusore, umukobwa usinda unywa inzoga agasinda agatibara, niyo yaba adatibara, ariko nubona umukobwa unywa inzoga cyane ukabona nyine ugatangira nawe kwibaza ati ese uriya mukobwa ateye gute, byaba biterwa n'iki kuba akunda inzoga bingana kuriya. Uyu mukobwa uzamwihorere kubera ko ntabwo ashobora guhindukana gatoya. Ngenda guha story ho gatoya, hari umukobwa nzi neza yashatse umugabo yajyaga anywa inzoga bikabije, noneho amaje kumushaka ikintu cyabayeho, umugabo nyine atekerezaga yuko niba bana azahinduka cyangwa se imyitwarire yewe izahinduka, ariko byaje kurangira umukobwa aho kugira ngo ahinduke, noneho wagira ngo abonye liberty noneho yo kubikora yisanzuye muri makeya. Umukobwa aragenda ngo inzoga, akunda inzoga kugera kuri rwa rwego nyine wasangaga ibintu. Inama nakugira cyangwa se wenda umwanzuro twafata nk'abasore cyangwa se nk'abagabo muri rusange, ntuzakore ikosa na gato ryo kuvuga ngo ugiye kuryama n'umuntu kubera irari ry'umubiri, kubera ko akenshi birangira wicujije. Ikindi cya kabiri, ntuzakore ikosa na gatoya ryo kuvuga ngo wenda ugiye kubana n'umuntu kubera yuko ubona yuko ashobora kuzahinduka. Ntabwo wowe uri umuntu cyangwa se Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu. Wowe kunda umuntu bitewe n'indangagaciro ze, bitewe n'uburyo yitwara neza. Niba atitwara neza mwihorere, ni mwihorere, hari abandi benshi. Yego birashoboka cyane nyine ko wenda ushobora kubana n'umuntu udakunda pe, ariko kugira ngo ubane n'umuntu ukunda uzaguteza ibibazo, nyine uzatuma ubwo na bya byishimo nyine na rwa rukundo wamukundaga ruhinduka umuyonga, rwose uwo muntu uzamwihorere, wibanire na wa muntu udakunda cyane, ariko ubone yuko azakuzanira amahoro ndetse n'ibyishimo mu buzima bwawe. Imana ikundindire. Hasta la vista rero, ciao ciao.